Abenshi mutangazwa n'ubwiza bwe, uburyo agaragara nk'uri serious, ibikorwa n'ibyemezo yakunze gufata, uburyo yumvikana, imbwirwaruhame ziwe, mbese bamufataho umuntu udasanzwe. Uyu munsi twahisemo kugaruka ku buzima bwa Mutesi Jolly Nyampinga w'u Rwanda 2016, akaba n'umwe mu bagiye bagaragara mu kanama nkemurampaka ka Miss Rwanda zagiye zikurikiraho, ndetse akaza no kuba rwose umwe mu bateguye Miss East African. Reka tuvuge Mutesi Jolly uyu munsi. Miss Mutesi Jolly yavuze tariki 15 Ugushyingo 1996, avukiye mu gihugu cya Uganda, ari naho yize amashuri ye y'incuke n'abanza. Amashuri y'incuke yayize mu kigo cyitwa Baby Angel Nursery School, naho amashuri yisumbuye ayiga mu kigo cya Hima Primary School kugera mu mwaka wa 5. Hanyuma mu mwaka wa 6 w'amashuri ye abanza yaje kwiga mu Rwanda mu kigo cya Remera Academy ya mbere. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize mu kigo cyitwa Kagarama Secondary School giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Hanyuma icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yaje kukiga mu kigo cya King David Academy giherereye muri Kicukiro, aho yizeyo n'ishami ry'amateka, ubukungu ndetse n'indimi bizwi nka History, Economy and Literature. Yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2015. Byumvikana ko amaze hafi imyaka 7 asoje amashuri yiwe. Amanota y'ibizamini bisoza amashuri yisumbuye akaba yaragaragaje ko uyu mukobwa yatsinze rwose n'amanota yo hejuru, dore ko yaje kugera 37 kuri 73, asubira kujya mu nawe yujuje. Mutesi Jolly kandi avuka kuri Seruguri Silver na Ingabire Makire, umwana w'umuhererezi mu muryango w'abana 6, abakobwa 3 ndetse n'abahungu 3. Mutesi Jolly avuga ko abantu benshi batamuzi neza, bibeshya ko yaba ari we mfura mu muryango w'iwabo, kuko akunda guhabwa inshingano n'abihariye kandi bakuru biwe, nk'uko ajya yumva bivuga ku bandi bana b'abahererezi barangwa gusa no kwitetesha. Mutesi Jolly kandi burya avuga ko yagiye mu marushanwa ya Miss Rwanda yarabyiyemeje kandi yaramaramaje kuzegukana n'iri kamba. Gusa agitangira avuga ko yahuye n'imbogamizi y'abantu bitiranyaga ibyo yatangaje bakabitangaza bitangazamakuru, aho bavugaga igisekuru cye mu buryo bwe butandukanye n'ubwo yagiye abivugamo. Bavugaga ko akomoka ku mwami Kigeli wa 4 Rwabugiri, nyamara we uwo yavuze ari Kigeli wa 3 Ndabarasa. Ubusanzwe uri Mutesi Jolly wa Serwiri wa Budeyi, Budeyi wa Mushi, Mushi wa Rwamarage, Rwamarage wa Ndirima, Ndirima ya Mushikazi, Mushikazi wa Semugaza, Semugaza wa Kigeli wa 3 Ndabarasa. Gusa Kigeli wa 3 Ndabarasa nawe afite isano na Kigeli wa 4 Rwabugiri, ko Rwabugiri ari ubuvivi bwa Ndabarasa. Amarushanwa si ikintu gishya kuri Miss Mutesi Jolly n'ubundi, kuko ubwo yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye yatangiye kujya yitabira amarushanwa y'ibiganiro mpaka bizwi nka debate mu rurimi rw'icyongereza, ndetse we n'umuhungu umwe biganaga bigeze kujya mu gihugu cya Uganda bahagarariye u Rwanda mu marushanwa ku biganiro mpaka debate Rwanda competition, ndetse babasha no kwitwara neza muri aya marushanwa mpuzamahanga kuko baje gutahukana umwanya wa 3. Wiga kandi mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye yitabira amarushanwa ya Young Entrepreneurs Debate Championship yahuje ibigo by'amashuri yisumbuye na za kaminuza. Mutesi Jolly yaje kubasha kwegukanaho umwanya wa 2 mu bigo by'amashuri yisumbuye. Ibi bikaba byaramufashije cyane mu kwigirira icyizere, kumenya kuvuga imbere y'abantu benshi adategwa, ndetse no kudacika intege. Imwe mu ntwari ikomeye yitwajwe yitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2016. Bimwe mu bihembo uyu mukobwa yaje guhabwa icyo gihe atwarwa rya Miss Rwanda 2016. Mutesi Jolly yaje guhabwa imodoka nshyashya mu bwoko bwa Suzuki Swift. Uyu mukobwa n'undi nk'abandi bose nawe yaje guhembwa 800 bya buri kwezi yagendaga ahembwa. Uyu mukobwa icyo gihe yaje kwishyurirwa itike z'indege zatangwaga na Rwanda yaho yabaga yerekeza hose bitewe n'aho yifuza kujya. Si ibyo gusa, kuko icyo gihe n'undi yaje kwemererwa kujya yishyurirwa ibikoresho by'ubwiza na Sebamed mu gihe cy'umwaka wose, gukoresha inzara n'imisatsi mu gihe cy'umwaka muri Mira Salon, ishakoshi n'inkweto azajya ahabwa buri kwezi mu gihe cy'umwaka wose, kumwishyurira ikinamba cyangwa se car wash kizamwogereza imodoka mu gihe cy'umwaka wose. Nanone si ibyo gusa ko yishyuwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bihabwa n'undi bakobwa b'ubwiza. Kubera icyo gihe ntabwo abaterankunga bari benshi nk'abo, ariko uko yemeza kose umukobwa n'ubundi imwe mu byizera afite byose bituruka ahangaha. Uyu mukobwa rero si uko gusa byaje kugaragara, nyuma yaho yaje kugenda agaragara mu bikorwa byinshi cyane bigiye birimo na Miss Nimwiza Megan. Uyu mukobwa Mutesi Jolly nawe yaje kongera kuvugwa ubwo yakoreshaga rwose
waje kuba Miss Popularity icyo gihe mwita Mwiseneza Josiane hari ikibazo yamubajije undi avuga ati come again. Joe aramuseka cyane mbese nk'aho yishe mbese nk'acinga amabere, ariko abantu benshi baje gushidikanya ku bushobozi bw'uyu mukobwa mu Cyongereza ndetse birakwirakwira. Ariko nk'uko twavuze Joe niwe baranga ko kugira ikize no kwihagararaho, ibi ntacyo byigeze bimuhinduraho. Byaje gutosha biratuza n'umwana kwibagirwa ndetse no muri uyu mwaka turimo ubwo yazaga kubwira ayo majonjura mu ntara y'Iburengerazuba akavuga ko Muheta turi mwiza pe. Iryo jambo rero ryaravuzwe cyane, yewe yaje no kongera kugaruka none avuga ngo ndetse ijambo ryitwa inyana y'imbwa sinzi ko mwese mwaryibagirwa yaje kuvuga. Mutesi Jolly iryo jambo niba ritangaje ariko riza gufatwa mu buryo bugiye butandukanye, bamwe baramwiha abandi baramushima, gusa ntacyo byamuhinduyeho. Mutesi Jolly yaje kumvikana muri uno mwaka none we yavugaga ngo abayasezeye mu kanama nkemurampaka ka Miss Rwanda. Ibintu byaje kuba inkuru nyinshi cyane zikomeye zagiye zimuvugwaho kugeza naho bamwe batangiye kuvuga ko nyuma yaho ahangaha ashobora kuba ari mu bagize uruhare mu gufungisha uwahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ariwe Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid. Ibyo byose byaraje biragenda, byinshi byagiye bikunda kuzimushanisha ndetse no kuba hari ibyaha cyangwa se amafuti yaba akora, ariko ibyo byose nta kintu kigeze kimufata n'imitego mitinde ishibukana ba nyirayo. Abajya bimutega kenshi na kenshi n'abajya kunze gushibukana bikabafata. Bavuga ko Jolly ari umwe mu bakobwa b'icyitegererezo ntiyabeshye, kuko umukobwa nk'uyu nguyu ugenda akajya muri East Africa muri Tanzania akakirwa nk'umwamikazi muri kiriya gihugu, si buri munyarwandakazi wese wabikorewe. Yaragiye abikora ndetse ategura irushanwa rya Miss East African riza no kwegukanwa rwose n'umunyarwandakazi. Si ibyo rero twavuga gusa kuri Miss Mutesi Jolly, ni umwe mu bakobwa bagiye bagera mbese icyitegererezo abantu benshi cyane. Mu minsi ishize aherutse gutangazwa abajijwe n'umukunzi ati se ubona inzozi za buri mukobwa wese ari ukugira umugabo? Baravuga ati rwose si zo nzozi za buri mukobwa wese, ibintu byaje gutererwa hejuru nabyo barabisama hejuru bavuga ko babishaka, ariko we n'ubundi ijambo ryaje kuba imwe ko n'andi bakobwa baje bakamushyigikira kandi bafite ubutunzi bwo atunze. Twavugamo nk'uwitwa Yolo the Queen, nawe yaraje arabihamya rwose abishimangira ati inzozi za buri mukobwa wese si umugabo, kuko noneho njyewe nta n'uwo nzashaka. Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa ukunda kugaragaza inshingano ziwe cyane cyane akazifata kandi akazigaragariza buri wese. Umwe mu bakobwa rwose baharanira uburenganzira bw'igitsina gore cyangwa se feminist. Uyu mukobwa Mutesi Jolly kandi ni umwe mu bagaragaza ishyaka afitiye igihugu, kugaragaza rwose urukundo akunda igihugu cyiwe ndetse agafata umwanya akanatembera igihugu cye kugira ngo agisobanukirwe neza, atazajya gukoresha intwari yose kugira ngo amuyobye cyangwa se amushuke. Ajya agenda agakora ama retreat ahantu hatandukanye mu gihugu, mu mahoteli meza akomeye. Ni umwe mu bakobwa noneho bazi kwambara ku rwego rwo hejuru cyane, umwe mu bakobwa umeze nk'inyenyeri kuko kuboneka muri rubanda rusanzwe biba bigoye, ariko aho aboneka agira urugwiro rwinshi cyane mu baga ari kumwe nabo, araganira arirekura mbese ye ubuzima bwe butera benshi kwibaza uwo yaba ari we. Ariko Mutesi Jolly nyine Nyampinga y'u Rwanda 2016, umwe mu bakobwa ba entrepreneur bakoze bagikora bafite ejo hazaza kandi hanini cyane bifuza kugera. Rero uwavuga ko uyu nguyu ari inyenyeri ya benshi, uwavuga ko ari mu cyitegererezo kuri benshi bakabaye bigiraho ntiyababeshya. Uyu ni Mutesi Jolly uragikomeje gukora byinshi cyane, gusa nubwo tuvuga ibi ngibi Miss Rwanda ishobora kuba yarahagaze ntawamenya. Hari na benshi bagiye bavuga ati nta kirenze kuba Miss Rwanda niyo yakwamburwa Rwanda Inspiration Backup. Mutesi Jolly yateguyemo Miss East Africa niyo yayitegura kandi ikagenda neza kuko afite amaboko yamufasha. Naho akwirengagiza ko Mutesi Jolly ubwo yatwaraga iri kamba rya Miss 2016, kuva icyo gihe yahise aca ikintu cy'abamiss batwaraga ikamba bagata basohoka igihugu bakajya kwibera hanze, kuko dusubiye injo basi inyuma abamiss bamubanjirije bose kuva kuri Bahati Grace kugera kuri Kundwa Doriane wabaye Miss Rwanda 2015, bose nta n'umwe ku butaka bw'u Rwanda. Ariko guhera kuri Mutesi Jolly niwe watangije mbese umurage wo kuvuga ati niba ni Miss Rwanda ngomba no gukora ibyanjye mu Rwanda, neza imbere igihugu cyanjye, neza imbere abagikomokamo, neza imbere community nini cyane y'u Rwanda. Kuva icyo gihe navuga ko abamiss bo mu Rwanda batangiye kumva ko gukorera ibyabo mu Rwanda bagahesha ishema igihugu cyabo bakabikorera ku Rwanda ntacyo babinganya no kujya mu mahanga iyo ngiyo kwiberayo, bakajya guteza imbere abandi no gutoza imbere no kujya kurerera abana babo, gufata imico y'amahanga. Ibyo ni byo bimwe twateguye kuri Miss Mutesi Jolly. Ni byinshi twakavuze twagasomye paragraph imwe ku yindi, gusa abakobwa namwe nimwe bambere barebwa n'iyi nkuru. Mugomba gufata icyitegererezo, nibisaba imyaka, nibisaba iki, nibisaba igihagararo, nibisaba ubwiza. Gufata inshingano bisaba gusa ubwenge n'umutima nama no kugambirira inzozi, kurota neza cyane no kugambira kugera kure.
Mutesi Jolly byamusabye kuba afite imyaka 20 gusa twanagaragaje imbere y'imyaka 20 yiwe akiri mu ishuri bimwe mu bikorwa yagiye akora byamuheshaga icyubahiro, byamuheshaga ishema ndetse n'umuryango wiwe. Inshingano afata mu muryango wiwe ari we bucura mu muryango wabo. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye cyane byakabaye bikorwa n'undi mukobwa wese. Rero umukobwa nawe aho uri, gambira kuba nk'uyu, ukore ugere ndetse naho watera imbere kumurusha, kuko umunsi ku munsi niko iterambere rigenda ryiyongera, ibintu birahinduka kandi abantu barakura. Rero ni mwe bashyashya kwisanga muri iki kiragano gishyashya turimo, mugahindura ibintu ku rwego rwo hejuru ku buryo tugira abajori benshi mu gihugu. Icyo gihe navuga ko u Rwanda rwaba rw'abayaparazi twifuza. Reka 2050 izabe rwa Rwanda ufite abakobwa bazi ubwenge, biteza imbere, bafashanya kandi bafasha n'isi yose mu gutera imbere. Dutuma mu mahanga kuduhagararira, kujya kuvuga ibyiza by'igihugu cyacu, bakagenda kandi duteye isuri n'abo rwohereje, kuba ruzi neza ko rwareze neza kandi rwarereye ejo hazaza kandi rwarereye n'isi yose. Ibi ndetse n'ibindi byose biri iki kiganiro wabira nyine kuri urubuga rwa YouTube ndetse ukagisangiza n'abandi benshi kuko ni benshi bakeneye kumenya ubutumwa nk'ubu. Mutesi Jolly aho uri urakunzwe pe, rubanda rwo hasi baragukunda kandi bakuvuga imyato. Uri umwe mu bakobwa b'icyitegererezo kandi uzabikomeze, ntuzateshuke, uzavugwa, uzangwa, uzakritikwa, byinshi bizakuvugwaho, bazashaka kwanduza izina ryawe, ariko nzi neza ko uri intwari mu kurwana intambara nk'izi ngizi. Bajya haca umugani mu Rwanda ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo. Uyu si umugani nakaguciye, ariko gusa ibi ngibi bireba rwose nabo biyumvemo, kuko ibuye ryanzwe niryo ryubatse, niryo ryakomeje imfuruka, kandi burya umwana wanzwe niwe ukura. Baramuvuga nabi ariko ntacyo bizamuhindura. Njyewe yari Amos, yari yewe musirana amahoro.